munyemerere kandi nanone aya masaha ageze, munyemerere dufata akanya ko gusenga. Biba byiza aya masaha tugize agahe keza ko gusenga, amasaha y'isaa 9 benshi baba bakangutse, benshi baba bananiwe, ariko hari abantu mbanze ko turi kumwe. Mureke dufatanye aka kanya nanone ko gusenga, tubwire Imana ko twifuza kwegerana nawe, kandi Imana iratunezeza ndetse irakomeza kuvugana natwe. Data turagushimye kuri umubyeyi, Data turagushimye kuri umunyembabazi, Data tugushimiye ineza yawe. Aya masaha wageze benshi bashizweyo, bandi basinziriye nyine, ariko ababashije kubyuka tugize icyifuzo cyo gusabana nawe. Nyemerera wumve gusenga kwacu, nyemerera wumve gusabana nawe, nyemerera wumve ubusabane tugushakaho. Aya masaha wumve icyo tukwifuzaho, aya masaha wumve icyo tugukeneyeho, aya masaha icyo twifuza nuko wumva gusenga kwacu. Turashaka ko Data dusabana nawe. Twamenye ko uri umubyeyi, twamenye ko uri umunyembabazi, twamenye kugira neza kwawe. Ibyo nibyo tukwifuzaho, ibyo nibyo tugushakaho. Twemerera uyu mwanya, magambo menshi twahoze tuganira yo guhugurana, ariko muri iki gitondo utwemerere umve gusenga kwacu. Hari benshi bababaye, hari benshi bumva bafite umubabaro wo mu mutima, ari ibibazo bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ari ibyo bahangana nabyo bibagora, ariko Data ni wowe ubasha kumva icyo buri umwe agushakaho n'icyo akwifuzaho. Aya ni amasaha akunda kunanira benshi kugira ngo bafate umwanya wo gusenga, ariko niba hari ugerageje iki gitondo kugira ngo agire uyu mwanya, abyuke, yigomwe, azinduke, reba ishyaka riri mu mutima we, reba umutima wo kukwifuza, reba uko agusonzeye, reba uko akwifuza, reba uko agushaka, reba ukuntu agukeneye. Ni wowe uzi ibimugora, ni wowe uzi ibimurushya. Njyewe sinamenya ibirusha buri muntu. Uyu reba iyi mitima yose iri imbere yawe, buri umwe ntiyamenya ibibabaza undi, ariko duteranye. Data, ndabizi ko ari benshi uyu mwanya turi kumwe. Reba buri umwe icyo agushakaho n'icyo akwifuzaho. Buri wese unyuze neza imbere ye, buri wese umugirire neza. Urakoze Data, urakoze kubw'ineza yawe. Icyubahiro kibi cyawe. Icyama buri umwe akamenya neza ko ari wowe wenyine ubasha kurondora umutima we ukawumenya. Icyama buri umwe akumva ineza yawe igendagenda muri we. Bano turi gusengana uyu mwanya, kwa umeze kose, fatanya nanjye uyu mwanya. Nubwo wagira ibikunezeza bingana iki, iminsi yawe ni mike. Nubwo wagira ibikubabaza bingana iki, mu isi bizarangira. Nubwo wakubahwa bingana iki, mu isi bizashira. Icyo nakwifuriza niyifuriza uyu mwanya ni ukubara iminsi yawe, ni ukugira ubwenge bwo kubara iminsi yawe, ukemerera umutima wawe ukayoborwa n'umwuka wera, ukemera umutima wawe ukayoborwa na Kristo, ukemera umutima wawe kuzura amashimwe. Iyi mibabaro yose yo mu isi tunyuramo, ndakwinginze kugira ngo ntuzibagirwe kubona imbabazi Kristo yakugiriye. Nubwo duhura nabyo bikatubabaza, nubwo duhura nabyo bikatugora, Salomo yaranditse aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ibihe uri kunyuramo nta muntu uri kubigutera, ibihe urimo uracamo muri iyi minsi nta kindi kibigutera. Nibi bihe Salomo yanditse akavuga ngo igihe n'igihe cyacyo, ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, haravuga ngo hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Niba hari igihe cyo kuvuka ukavuka ukabaho, niba ugiye ubuntu bwo gukura ukagera ku rwego ugezeho, shimira umwami wawe kubw'ineza ye, shimira umwami wawe kubw'urukundo rwe. Hari igihe cyo gupfa, hari igihe kizaza cyo gupfa. Icyo gihe nikigera uzabe waranezerewe umwami wawe mu minsi yawe.
ngo hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Niba hari byinshi biri kwica ubuzima bwawe, bibwire ngo hari igihe cyo gukira kwanjye. Aturira ubuzima bwawe, aturira imibereho yawe. Tumaze kwibuka imbabazi za Kristo, uburyo yadupfiriye akajya ku musaraba i Golgotha, uburyo yemeye kumena amaraso. Uyu munsi hanurira ubuzima bwawe, ububwire ngo namaze kwakira ubugingo. Hari ubugingo Kristo yamenyemereye, hari ubugingo Kristo yampaye. Uyu munsi niba maze kwitwa umwana w'ubugingo, niba ndi umwana w'umuragwa, niba ndi umwana ufite umugabane kwa se, icyo maze kumenya cyo, igihe cyo kwica, igihe kibinyica, igihe kibinsikamira, mbitangaze ko hari igihe cyo gukira, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Ubibwira uti nubwo murimo muransenya, hari icyo Kristo yubatse muri nge, yubatse ubugingo buhoraho, kandi ubwo mwambabaza bwose ubugingo nzabubamo. Kuko namenye ko mu isi ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuboroga, hari n'igihe cyo kubyina. Nubwo uri mu mibabaro, nubwo ubabazwa n'ibyo ngibyo, nubwo bikugora, nubwo uburwayi bukugora, nubwo ubupfubyi bukugora, nubwo ubupfakazi bukugora, ndagutangariza uyu mwanya ko hari icyo Kristo yubatse kuri wowe. Yubatse ubugingo buhoraho, yaje gushaka izimiye kugira ngo ayihe ubugingo. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo ubugingo utabonye Imana buzapfa. Banza kunezererwa ko muri wabonye ubugingo buhoraho, banza kunezererwa ko Kristo yakwemereye ubugingo. Niba hari igihe cyo kurira, gitangarize ko hari igihe cyo guseka. Umuririmbyi aririmba ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ngo kwa Data niwe honyine hasendereye amahoro. Mu isi nta mahoro yuzuye twabona. Hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuboroga umuborogo mwinshi, ariko aravuga ngo hari n'igihe cyo kubyina. Niba uri mu gihe cyo guseka, wikwibagirwa ko hari igihe waciye mu karira, icyo gihe gishimira Imana. Niba uri mu gihe cy'umunezero, niba uri mu gihe cyo kubyina, wikwibagirwa ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Harangira abantu hari igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda. Niba hari igihe cyo gusakaza ibyawe bigasanda, niba hari igihe cyo kubona ko amagara yawe ari kubabazwa, menya ko hari ikindi gihe cy'umwami kurundarunda ubuzima bwawe. Nezererwa umwami. Ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Ntabwo ikibazo ari abantu mwene data. Wikumva ko hari umuntu wakugenzeho, wikumva ko bakugendaho, ni igihe cyawe. Wikumva ko hari umuntu ukwanga, ni igihe cyawe. Nawe wikwishima ngo wumve ko abantu bose bakwemeye, oya, ni igihe cyawe. Hari igihe kizagera ukabura n'umwe, ariko Kristo muzaba muri kumwe. Niba hari igihe cyawe uri mu kinezererwa Imana, ugishimire mu Imana. Uvuga uti Tata ndagushimye, Papa ndagushimye. Ndi mu gihe abantu bose bari kumpobera, ndi mu gihe cy'abantu bose bari kumpobera, ariko hari igihe gishobora kuza, igihe cyo nzasigara nta muntu wo kumpobera. Gira umwanya wo kubwira umubyeyi wawe, umubwira uti namenye ko hari igihe cyanjye, iki gihe ndimo ni igihe cyanjye. Niba hari igihe cyo kuzimiza, niba hari igihe cyo gushaka ukazimiza, niba hari igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, menya ko abakwima batabiterwa n'ikindi. Wikwirwa ubacira imanza, uvuga ngo urukundo rwarakonje, koko rwarakonje, ariko ugeze mu gihe cyawe cyo kwimwa. Wikwijujutira Imana, wirakarira umubyeyi, agira imbabazi nyinshi. Muri kamere yagira imbabazi, ntawe umugira inama, ntago agirwa inama. Yapanze byose ku buzima bwawe. Ubwenge bwacu buri kuri 0 n'ibice kuri 0 kugera ku bw'umubyeyi. Umubyeyi afite impuhwe nyinshi, afite imbabazi nyinshi. Ntago bikwiriye ko tumutinya, ahubwo birakwiriye ko tumwubaha. Menya ni ryari wakubaha umubyeyi, ni igihe cyose ko umubyeyi afite akamaro ku buzima bwawe. Kristo Data, uri umubyeyi wacu.
niba hari igihe cyo gutabura ku bitubaho, niba hari igihe cyo kubaho tumeze nk'abari inshabure, niba tumeze ko turi ku gihe kimeze nk'ikincike, ariko hari igihe tuzaseka, hari igihe tuzavuga igihe cyo gukundana, hari igihe tuzavuga tukanezererwa, hari igihe tuzumva turi mu mahoro, niba hari igihe cy'intambara, hari igihe cy'amahoro. Ibi byose dukora turi mu isi, ntacyo bitumarira, finali turagenda tukabisiga. Wibabazwa nabyo, witeka imitwe kubera ko ushaka kugwiza ibi, n'ubundi butekaho imitwe uzabibasigira. Oya, koresha uko ubwenge bwawe bumeze, wemerere Mwuka Wera ayobora intambwe zawe, wemerere Mwuka Wera kuyobore ko ibyo umuntu byose atunda ari mu isi byose bizashira. Niba ugize umugisha wo kubitunda ukabona biragwiriye, bishime mu mwami wawe, bishime mu murengezi wawe, bishime mu mucunguzi wawe, kuko iyi miruho yose yo mu isi y'abantu barushywa nabyo mu isi baragenda bakabisiga, ibi byose birasigara. Igihe cyose kiremerwa icyiza n'ikibi, niyo mpamvu nta mahoro yuzuye. Niba urwaye, umva neza ko uburwayi bwawe bwagira iherezo, ubwo burwayi bwawe bwagira iherezo. Ntabwo waremewe kurwara iyo ndwara urwaye imyaka 5, iyo myaka urwaye iyo ndwara urwaye imyaka 2, iyo ndwara urwaye imyaka 10, iyo ndwara urwaye imyaka itabarika. Wari ku kidendezi amaze imyaka 38, ntiyari yabonye umugirira neza, ntiyari afite umugirira impuhwe. Uyu munsi ni kumeze, usanga abantu barakuzinutswe kubera ibibazo. Aho ngaho uri mu myaka yawe ntiraba 38 ngo uhure na Kristo, ariko hari icyo yubatse ku buzima bwawe, kandi icyo azagisohoresha gukiranuka kwe. Ariko naho ibyo tutabisohorezwa turi mu isi, twamaze guhabwa ubugingo buhoraho. Nubwo iyo ndwara ikubabaza, ariko hari ibiguhumuriza, hari amagambo yo kuguhumuriza. Nkubwire ko umwami agambiriye kukugirira neza, kandi kukugirira neza ni ukugukiza, kandi naho atagukiza yitwa umwami, kandi naho atagukiza ni Imana. Iyo myaka yose umaze arayizi. Ndagira ngo utangarize ko hari utarajya kwa muganga yabaho, kandi amaze imyaka itabarika. Nubwo ibarika ariko ni myinshi, amaze imyaka igera muri 40 ariko ntarajya kwa muganga. Umureberera ni ukureberera, azi uko yubatse ubuzima bwawe. Wikumva ko atari Imana, wikumva ko atari umubyeyi. Oya, ni umubyeyi mu burwayi bwawe. Emerera Mwuka Wera ahora azamura ishimwe mu mutima wawe. Uvuga uti nubwo bimeze gutyo uri Imana, nubwo bimeze ukuri Imana, icyo wagennye ku buzima bwanjye uzacyubaka. Kandi uyu munsi mera nka Saduraka na Meshake na Abedenego, bemeye kujya mu itanura ry'umuriro. Baravuga bati, Data, naho utadukiza, twamenye neza kuri Imana y'abasogokuruza, tumenya kuri Imana yatugambiriyeho ibyiza, tumenya kuri ubwoko watoranije, tumenya ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Twarakwiringiye, twarakwizeye. Nkwibutse ko Saduraka, Meshake na Abedenego nta muhanuzi wabahanuriye. Oya, bagize ibyiringiro, atari uko bumvisha ubuhanuzi, bagize ibyiringiro byinshi, bajya mu itanura ry'umuriro, ariko Imana irigaragaza ibawukuramo. Ariko ntibagiye, hari ikindi batuye, usibye kwatura ku mubyeyi wabo bamwiringiye, badashobora kumubangikanya. Izere Imana ugere ku urwo rwego, wumve ko nubwo burwayi, nubwo bukugoye, kabone nubwo byarangira, umubiri wawe ugiye ahacecekerwa. Ubugingo bwawe ni buzima. Kristo yaje kurokora ubugingo bwawe.
azakuruhurira mu gituza cya sogokuruza Aburahamu, aho uzarindira ugategereza. Aho ngaho nubwo wumva utajyayo, aho niho ukwiriye kujya gutura. Aho ngaho niho twese tuzaba, aho ngaho niho twese tuzanyura. Ibyo rero byigukura ku mwami. Ni iki gikwiye kugutandukanya n'urukundo rwe? Ni iki gikwiye gutandukanya n'urukundo rwe? Ntukamere nk'abagiye mu bapfumu, ntukamere nk'abagiye kuraguza, abahakanye Imana ku buzima bwabo, ariko amaherezo ni yayandi, amaherezo ni yayandi. Ubwo burwayi bwawe bwe kugukura ku mwami. Iyo nzara nubwo ikurya hari abariye neza. Uwabaremye niwe wakuremye, umubyeyi wawe niwe mubyeyi wawe. Nubwo wumva inzara ikurya, ukihambira umukanda, ukituka, ukicira, ukavuma umunsi wavutseho, ukavuma imibereho uciyemo, ariko iyo ngiyo ikureberera, izi ku bugingo bwawe igomba kuburokora, izi kuburokora. Niba ushonje, menya ko hari uwariye. Niba wariye, menya ko hari ushonje. Mwese nimufatanye ishimwe mubwire Data, ibi duhagazemo warabyemeye. Uri umubyeyi wacu, uri umubyeyi wacu. Icyo Imana igambiriye kuri wowe nta kindi, ni ubugingo buhoraho. Turi mu isi tuzahura n'ibitugora, nk'uko umwanditsi yabyanditse ngo hari igihe mu miruho yawe ugerageza gukora, komeza ugerageze gukora ibyo ushoboye. Nugira umugisha ugahirwa, birakomeza imbere. Niba bidaguhiriye kandi komeza ukore n'ibindi. Mu miruho yanyu munaniwe, mu mihate yanyu munaniwe, bimenywe n'uzi imigambi yanyu, kandi ngo azagufasha kugera ku iherezo. Ngo nzabafasha mu miruho yanyu, ngo nuko mukora imirimo yanyu, ngo nanjye nzabafasha mu mibabaro yanyu. Harabizi ko tubabarira mu isi, ariko icyagambiriye ni ukuduha ubugingo buhoraho. Ntago dutegereje uduhanurira, ntidutegereje ugira ibyo yatura ku buzima bwacu. Ibyo ngibyo ni ibyo umwami yaturemeye, ntago tubihabwa kubera ko hari undi wabitegetse. Nta wundi uduhuza na Papa. Emerera Mwuka Wera, emerera Mwuka Wera aguhuze n'umubyeyi wawe. Ibintu byose bizoroha ku buzima bwawe, ibintu byose bizagenda neza ku buzima bwawe. Igihe cyose uzisangamo nk'uko umubwiriza yabyanditse, niwisanga mu gihe cyo guseka, uzanezererwa umwami wawe. Niwisanga mu gihe cyo kurira, uri mwako kababaro kawe n'ako gahinda kawe, uzamubwira uti Papa, ndi gusenga nkwiyegereza. Nubwo hari abari kubyina banezerewe, ibi ntibintera ishyari, ahubwo birimo biranyereka ko hari igihe cyanjye nanjye, hari igihe cyanjye. Icyo gihe nicyo ngomba kunezererwamo. Uko byagenda kose sinzaramya izindi mana, narakwiringiye. Nyemerera uyu mwanya, nyemerera uyu mwanya ufatanye nanjye uyu mwanya. Wibuke ineza yose umwami Imana yanyujije kuri wowe. Wibuke ineza yose Imana yanyujije kuri wowe. Wibuke icyuma cyari kiguciyeho bagiye kukubaga. Wibuke uburyo Imana yigaragaje nta wundi muntu hari. Wibuke indege uri ukagenda ugiye kwivuza, utazi aho ubushobozi buvuye, ariko ukabona uragiye ugezeyo, barakuvuye uragarutse, bakuvuriye umwana uramugaruye, bakuvuriye umubyeyi uramugaruye. Iyo ni ineza y'Imana. Ibuka Imana yabanye nawe ikagukura ku gasozi k'iwanyu ikakwimura. Wumva ko hari ubwenge bwawe, wumva ko hari ubwenge bwawe, ariko hari abagerageje bikanga. Ariko ni Imana yabikoze. Nezererwa iyo Mana yakoze ibyo, nezererwa Imana yakoze ibyo. Uyu munsi hari abashaje badafite ingo, nezererwa Imana yaguhaye urwo rugo. Runezererwa Imana, rushimira Imana, uvuga uti iyi ni ineza yawe, iyi ni ineza yawe, ntago ari ubwenge bwanjye, si ubuhanga bwanjye. Ibyo ngibyo nari kubikora bigapfa nk'uko abandi byapfuye, ariko nabonye kugira neza kwawe. Nezererwa Imana yawe. Uyu mwanya fatanya nanjye, ukira akanya utuze, ubwire Papa uti Papa, namenye ineza yawe, namenye ibyo ugambiriyeho. Mu izina rya Yesu ndakwemereye, ndakwemereye. None se sinibutse aho wankuye, sinibutse inzara yandyaga, nubwo hari abikirya, ariko ndagushimye.
none se sinibutse aho hankuye, mu miryango yarantaye, narasigaye njyenyine ntagira kivurira ntagira kivugira. None se sinkwibuka mu bupfakazi bwanjye uburyo wahagararanye nanjye, sinkwibuka se mu bupfubyi uburyo wahagararanye nanjye, sinkwibuka mu burwayi bw'ababyeyi banjye se, sinkwibuka mu burwayi bw'abana banjye se. None se sinibuka uburyo wangiriye neza, abantu bose bantaye, umushumba atanyumva, umuryango utanyumva, inshuti zimvuyeho. None se sinari umushomeri, none se hari akazi nari mfite, none se ntibanyirukanye. Nubwo waba uri mu kazi kakubabaje ari utagafite, ariko bwira Imana utaka akazi ndimo nkanezerewemo. None se Yozefu ntiyanezerewe kuba ari umucakara, byatumye Imana idakorana nawe. Icyo gihe urimo ni igihe cyawe, icyo ni igihe cyawe. Baneza mu gihe cyawe. Umucunguzi naza kugukura mu gihe urimo agira ngo akwimura gushyire mu kindi, azasange waritwaye neza mu gihe cyawe, azasanga igihe warimo waracyitwayemo neza. Isuzume urebe ku gihe cyawe urimo utagicumuriyemo kenshi, eba ku gihe cyawe urimo utagitukiyemo Imana. Kugicumuriramo mvuga nta kindi, imibereho irabandagaza, imibereho yandagaza abantu, bagatuka Imana, bakiganyira, bakivovota. Ngibyo ibyaha bikomeye abantu bakora mu gihe barimo. Hanyuma bari mu gihe cy'umunezero nabo bakarya bagahaga, bakibagirwa umwami wabo. Reba ko igihe uhagazemo uyu munsi utarimo uragitukamo Imana. Igenzura utagirwaho n'urubanza mu gihe cyawe uyu munsi uhagazemo. Imana iratwemereye kugira ngo uyu mwanya twibuke igihe cyacu duhagazemo. Reba ko igihe urimo uhagazemo uyu munsi. Niba ari igihe cyo guseka, ntabwo icyo gihe uri kugitukamo Imana. Ese nuri kukirengagizamo imirimo y'Imana? Icyo gihe gitekereze, hongera usubize amaso inyuma, wibuke aho igukuye, ukinezererwemo Imana, uyizamuriramo amashimwe, usangire na bene so, ubabwire uti nidusangire nk'uko intumwa zabigenzaga, nk'uko Kristo yabasigiye umuco mwiza. Erega ibyo bizagutera gukunda bene so, bizagutera kubabarira umuryango wawe nubwo utakugiriye imbabazi, bizagutera kubabarira uwo mwashakanye nubwo atakweretse ubumuntu, bizagutera kubabarira umwana wawe nubwo atakweretse ubumuntu kuko uri umubyeyi, bizagutera kunezererwa umubyeyi wawe nubwo yageze aho akirengagiza ariko yarakubyaye. Menya igihe uhagazemo, umenye uko ucyitwaramo uyu munsi shitani atakigusangamo. Hanyuma rero akangiza ubuhamya bwawe, ugatuka Imana mu icyo gihe uhagazemo. Iyo myaka umaze ukeneye umugabo ukaba waramubuze, wiyitukamo Imana. Icyo Imana igambiriye ku bugingo ni ubugingo bwawe, icyo Imana igambiriye kuri wowe ni ubugingo, ishishikajwe ishinga no kurokora ubugingo bwawe. Ntabwo twirengagije ko hari abazarinda bataha batabonye abagore cyangwa batabonye abagabo. Wituka Imana mu gihe uhagazemo, wituka Imana mu gihe uhagazemo. Icyo gihe uhagazemo kinezererwe mu mwami wawe. Niba ufite urushako utahisemo, utifuje, wituka Imana, nezererwa mu icyo gihe uhagazemo. N'urwo rugo wumva rukujujubije, hari abarubuze uyu munsi, nezererwa Imana kwigushiza aho ngaho. Mu bucuruzi bwawe ubona ngo bitagenda, hari abo byanze, nubwo ubwo binezererwemo Imana, bikiranukemo, bigabanyemo amahugu. Ntabwo Imana yishimira amahugu, inezerwa umutima unyuzwe, kuko umutima unyuzwe unezeza Imana. Menya igihe uhagazemo, icyo Imana yavuze ku bugingo bwawe izabuguha, hanyuma icyo yavuze ku buzima bwawe izagisohoza. Ntabwo ukeneye undi muntu uguhuza n'Imana. Wikwirukanka imisozi, witana wirukanka inyuma y'abantu bakwirukansa. Uriruka inyuma y'abantu bose bageze kuki? Bo n'iki bafite? Oya. Nusenga uzasenga ufite kwizera. Nusenga uzasenga ufite umunezero. Nusenga uzavuga uti Data ndi imbere yawe, umwana wawe,
uwo watoranyije, uwo waronse mu gise cy'amaraso yawe, uwo wabumbabumbye ukamurema ukamushyiraho, nta ruhara na rumwe nabigizemo, kubw'imbabazi zawe ukanshyira mu muryango w'ubwoko bwawe, nkisangamo narababariwe, isangamo mfite imbabazi. Ibyo byose ibyaha wavukiyemo n'aho wakuriye n'izo za karande bakubwira, ni iki kindi se kirenze ko umwami yakubumbabumbye akakurema akagutereka mu nda y'umubyeyi wawe, akemera kuvuka ukabungana uko ungana uko? Uruhare wabigizemo ni uruhe? Icyo wafashije Imana ni ikihe? Imana yaduhaye ubwenge, iduha ibyo tugomba gukora. Bikore kuko yabiguhaye ngo ubikore, ariko si wowe wabyihimbiye. Imana yubatse ubuzima bwawe, irabukuza. Uyu munsi aho ugeze nta kindi ubikesha, ni imbabazi zayo, ni imbabazi zayo. None se si imbabazi zayo? Data urakoze, cyangwa abantu bose bakibuka ineza yawe, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze kubwo kumva gusenga. Bantu turi gusengana uyu mwanya, shishoza neza, urebe igihe uhagazemo. Icyo gihe uhagazemo kinezererwemo Imana. Witukamo Imana yawe, witukamo umubyeyi, witukamo dadi. Oya, dadi wimutuka. Ni umubyeyi mwiza, ni umunyembabazi, ni umunyembabazi. Nubwo urwaye Imana irabizi. Nubwo ufite umurwayi wasaze, warwaye wirutse ku musozi, nubwo ufite umwana ubabaye, ibyo Imana irabizi. Iringira Imana, uyibwire uko byamera kose, uko byamera kose nzakwiringira kugera mu rupfu. Imana ikeneye abantu bamara amazi kugera ku munota wa nyuma. Iringira Imana kugera ku munota wa nyuma. Abarwayi mwese Imana ibagenderere, ibasure mu gihe murimo. Mwe kwituka, mwe gutuka Imana, mwe kuvuma, oya, muhave, munezererwe igihe murimo. Abashonje, abapfakazi, imfubyi, mwese igihe murimo, igihe muhagazemo, mukinezererwe mu mwami. Mvuge muti nubwo tubabaye uko byagenda kose, uri umwami, uri umubyeyi wagize neza. Uko wabyemeye uko, ntibikunkureho, ntibintandukanye n'urukundo rwawe Data. Abari mu gihe cyo kunezererwa namwe, mwamaze kugera aho mugera, mwumva mwamaze gufatisha ubuzima, nimunezererwe Imana. Ntago bene wanyu bafitiye ishyari. Oya, n'ufite ishyari Imana ica uwo mugozi. Namwe mu gihe cyanyu cyo kwishima, dufatanye tunezererwe umwami, tunezererwe igihe turimo. Mwibuke itorero, musengera itorero, fata umwanya usengera itorero, giraga usengera abashumba. Niba hari aho Shitani yavangavangiye, none se umutwaro wawe ni uwuhe? Ntabwo ari ukubavuga uko wumva, oya, ni ukubasengera kugira ngo Data yigaragaze kuri bo, kuko icyo afite ni ubugingo. Abari mu nzu y'imbohe, mwe kwiheba, mwe gutuka Imana mu buroko. Ndabizi ko muri kunyumva, mwituka Imana mu buroko. Ndabizi ko mufite radio muri kunyumva, mwituka Imana mu buroko. Mwinezererwe mw'icyo gihe murimo aho ngaho muri. Salomo yanze avanga ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyahagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Niba hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa. Niba hari igihe cyo kunezererwa, hari icyo kubabara. Turi mu isi nta mahoro yuzuye twabona. Imana ibahe umugisha, Imana igenderere igihugu cyacu kigeze ku rugero rwiza rwo kubera abandi umugisha. Umukuru w'igihugu, abayobozi b'igihugu, kugera ku nzego z'ibanze, babera abo bayobora umugisha, abayoborwa nabo babera umugisha. Emera kubera umugisha, emera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Abantu bose muri iki gihugu bemere kugendera munsi y'ubushake bw'Imana.
uhereye ku muyobozi w'igihugu ukagera mu nzego z'ibanze, ukagera mu bayobozi bose, imiryango yabo, abakuru b'amatorero, mwese abakristo, mwese mwemere kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, mwemere gukiranuka mu gihe muhagazemo. Gukiranuka nta kundi mvuga, ni ukwemera ukabwira umwami wawe uti papa, igihe mpagazemo mpagukomeza kukwiringira no kukwizera uko byagenda kose. Hanyuma bataramenya umwami nabo, abataracungurwa ngo bagire igihe cyo kumenya ko bahawe ubugingo, ugira umwanya wo kubasengera, ubanezererwe, ubafashe mu gihe cyabo barimo, ububake kugira ngo bahure na Kristo. Data wakoze kuri ubwo mwanya, icyubahiro kibi cyawe igikwiriye imitima yacu, ye kumaramaza no kugucira bugufi kugira ngo tuberwe n'ubushake bwawe. Icyubahiro kibi cyawe kuko uri umubyeyi. Ibi byose tusenga n'ibyo dusaba, byose dusenga, byose tubisaba, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo Imana ya Isirayeli. Urakoze. Amen. Amen. Imbaraga z'ijambo rihindura, twibereye mu kuramya no guhimbaza. 102.8 FM Radio Umucyo. Babwire ko iminsi yo iriho. Tumuri umwe yigeze kurimba bati ngo iminsi irahita, kandi ukuhita niko benshi bapfa batamenya umwami Yesu. Nahoze ndi gutekereza ndavuga ntese uruhare rwanjye n'uruhe mu gushaka kugaragaza cyangwa se mu gushaka gukora ubushake bw'Imana, nk'uko Yesu yavuze ati mujye mu mpande zose z'isi mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize kandi mubahindure, kuko nanjye ningaruka nzabatwara. Kandi ijambo rikambwira ngo wahinduriye benshi kuba abakiranutsi azarabagirana, niko muri Daniel handitse. Hanyuma nkavuga nti ngewe uruhare rwanjye n'uruhe? Ese ni iki nakoze? Ese ni iki ngewe mbasha gukora kugira ngo abantu benshi bahindukire cyangwa se bamenye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo? Ijambo rikambwira ngo dutsindishirizwa no kwizera, nta kindi kidutsindishiriza usibye kwizera. Uko kwizera rero, ukwa mbere ni ukwizera, hanyuma ukizera Kristo n'umwami n'umukiza, ko ari we wakumeneye amaraso agapfa akazuka, hanyuma yamara kuzuka akagenda kugutegurira hazaba, nk'uko yabivuze. Amagambo nkunda ko yagarukaho kenshi, aho nyine babwira nti yaravuze ajya kugenda ngo dore uko ngiye niko nzagaruka, kandi nzagaruka mbajyane. Ndetse aravuga ati simbasize nk'imfubyi, nzabohereza umwuka wera, uwo mufashe niwe uzabafasha, niwe uzabigisha. Ibyo ni amagambo menshi yavuze agiye kugenda, ariko ijambo rikomeye nuko yavuze ngo ngiye kubategurira aho nzaba namwe niho muzaba. Rimwe na rimwe rero iyo tuganira aya magambo cyangwa se iyo tugenda tugaruka kuri aya magambo, nta kindi tuba dushaka kugaragaza, nta kindi tuba dushaka kuvuga kiba kirenze kumva ineza ye n'urukundo rwe n'ibyo yakoze, ndetse n'ubwo yasize atubwiye. Aya magambo rero yasize atubwiye, nkubwire neza ko niyo magambo azashingiraho, azagera avuga ati igihe kirageze ngiye kureba uwo nacunguje amaraso yanjye y'igiciro gikomeye. Nkwibutse ko rero hari igihe kizagera Kristo akagaruka, kandi ubwo azagaruka nta kindi kizaba kimuzanye, azaje kureba ngewe nawe twamaze kumwemera tukamwizera. Mwende data nkukangurire kugira ngo niba koko wumva ukunda umwami wawe, ukunda uwagucunguye, ukunda uwagupfiriye, ntiwemere ko umuntu muturanye apfapfana, ntiwemere ko umuntu abaho atazi Kristo nk'umwami n'umukiza we. Gira agahe kawe umurebe, umwatuze aya magambo. Umuntu mwatubwiye mu minsi yashize atari kuzi ko burana amaze imyaka myinshi mu rusengero, ariko ntaratura Kristo n'umwami n'umukiza,
w'ubugingo bwanjye. Hanyuma ngira amatsiko yo gushaka kumubaza ntese byakugendekeye bite kugira ngo utaza kuba waragize uwo mwanya wawe uwo kwakira Kristo n'umwami n'umukiza wawe. Niki cyabiteye kugira ngo utaza kumwakira? Arambwira ati ntago bizi, ntuzi ko twabaye mu rusengero igihe kinini. Ati nkanjye nize muri Sunday school, nkora muri Sunday school, nkorana umuco w'inyigisho banyigishije, birumvikana nazikuriyemo ndetse nazigendeyemo, ariko ntago nigeze natuzwa Kristo n'umwami n'umukiza. Ntese ujya kubatizwa byagenze bite? Ati byaranantunguye, ati kuko igihe nagiye kubazwa ngo ndebe ko natsinze hanyuma nzabatizwe, ati mama yari umuntu w'umudiyakoni mukuru wari ushinzwe ibintu byo kubazwa. Ati icyo gihe rero nta bintu byinshi bambajije, ati naragiye impita ncituka nagiye kubatizwa. Ati nyine nkura ndi umuroko. Ati ariko aho naziye kwigira maze kuba mukuru, ati kandi urumva ibyo byatwaye imyaka myinshi. Ati ariko aho naje kwigira nkaba mukuru, ndetse nkagera ku rugero rwo kuba maze kuba mukuru, maze gusobanukirwa. Ati nibwo naje kwicara bari kwigisha iby'ijambo ry'Imana. Ati noneho ati numva bavuze ngo kwatura. Ati bavuze kwatura, ati mbitekerezaho, ati nsanga ntaratuye. Ati noneho ngira kifuzo cyo vuba se Mana, ni gute nzatura ndi mukuru bazi ko nakijijwe kera. Ati ngiye gusenga nijoro, ati mfashaga ngiye gusenga nijoro, ngiye kubona mbona umuntu araje arambwiye ngo ubwo abandi ngo bari kwezwa bagiye kugenda, ngo we nturakezwa, ngo n'undi kwezwa, ngo arambwiye ati ariko we ntiwizera. Ati noneho nibwo nasobanukiwe neza ko nigeze natuza Kristo, nigeze natuza akanwa kanjye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kandi ari we wamfiriye. Ati icyo gihe rero nahise mfata umwanya wanjye, maze gufata umwanya wanjye mfata umwanzuro ndagenda ndihana. Ati natuza Kristo akanwa kanjye mvuga ko ari umwami umukiza w'ubugingo bwanjye. Ati icyo gihe numvishe ko ndutse kandi numva ko namaze kwatura. Nza kubitekereza ndavuga ntihari wasanga n'uyu munsi dushaka ko dufite abantu benshi baba ariho hariya bagendera mu kigare gusa baraho, ariko tarakira Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ngo amwizere abyatuze. Kubera ko buriya nta kindi, rimwe na rimwe twibwira ko turi kurwana n'ibyaha dushobora kubitsinda, rimwe na rimwe bikadutsinda, ubundi ugasanga duhanganye nabyo, rimwe na rimwe tukiruka, ubundi tukagerageza uko imbaraga zacu zingana, ariko hari ubwo birangira neza utsinzwe. Nta kindi rero kikuzaho nko kwezwa, nta kindi gishobora kugutunganya, nta kindi gishobora kukuboneza usibye amaraso ya Kristo yonyine wamaze kwizera ko ariyo yagucunguye. Ayo yonyine niyo abasha gukuraho umugayo wose, niyo abasha gukuraho ikintu cyose cyakwanduje. Rimwe na rimwe iyo turebye dusanga twaragerageje gukiranuka bikanga. Ese niki cyari kuba inshungu y'ibyo byaha ukora na bugingo n'ubu? Nta kindi, ni amaraso ya Kristo yonyine niyo abasha kukweza kandi akagutunganya. Suzume neza urebe niba we nta mugayo ufite wo kumva ko waba utaratura umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma buriya ni akazi gakomeye. Witekereza ko abantu benshi bamaze kwatura, umunsi hari abantu benshi batarakabyizera, abantu batarabyatura, abantu bagihakana ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ariko uwapfuye akabambwa akemera kumena amaraso, uwo niwe wagupfiriye, kuko umunsi yapfuye, umunsi umutima waciye, ni wowe yarapfiriye. Hanyuma wibuke ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, ndetse buri umwe abasha kwigerera. Nyamara ndagira ngo ubwire ko icyo gihe nta muntu n'umwe wageragayo, ariko kubwo uyu mwenda watabutsemo kabiri buri wese yigererayo. Nkwibutse ko mbere iyo bavuze ngo umwenda watabutsemo kabiri, hari ubwo benshi badasobanukirwa neza ibyo ari byo, ugasanga ntabashije kumva icyo bishatse kuvuga. Ariko nkwibutse ko mbere hari ahera mu rusengero aho umuntu wese atabashaga kwinjira, hinjiraga umutambyi, kandi umutambyi winjiragamo nawe babaga bamaze kumwesengera, bamwejeje
batubwira ko bamupfundikaga umugozi ku kaguru hanyuma akinjira, yagera yaba akiri muzima atapfuye akabamenyesha ko ari muzima, hanyuma akaba ariyo nk'umutambyi agakora ibyo agomba gukora by'abatambyi. Ariko hari uwagendaga bamupfunitse umugozi ku kaguru hanyuma akagerayo atejejwe agahita agwayo, ni ku ijambo nimbwira, hanyuma agapfa, bagakurura umurambo bakagenda bakajya kumushyingura. Aho rero hari ahera cyane. Uyu munsi ntago hagihari, ntago hariho, kuko ntitubasha kuba tukibona aho hantu umutambyi abasha kwinjira ngo ajye. Ntekereza ko uyu munsi iyo hakabaye hahari, abatambyi benshi baba baramaze gupfa, aho twita abatambyi benshi muri iyi minsi bakaba baramaze gushira. Ko nawe urabibona uyu munsi ni handi tugenda duhura n'ibintu bitandukanye by'ibikwazo, aho usanga uwo akaba yita umukozi w'Imana cyangwa se umuntu ukorera Kristo, usanga ari we uri muri ayo mafuti yose. Ariko kubw'imbabazi z'Imana yemeye gutanga umwana wayo araza aradupfira. Rero ibyo byabona byose abantu barimo, nta kindi kibarokora, nta kindi kibarengera usibye amaraso yonyine ya Kristo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nuzareba neza uzasanga umwuka kwiyama guca imanza. Ntukagire igihe cyawe cyo guca imanza. Nubona umuntu yakoze amafuti cyangwa afite ibindi bintu byinshi arimo, wowe icyo usabwa ni ukumusengera, ni uguhamagara Imana nk'umubyeyi wawe ukamubwira uti data, bugufi bwanjye nkwegereye nkagirirwa ubuntu nkakugiraho umugisha, nkweretse uyu muntu witwa umukozi wawe, nkweretse ibyajyamo, reba amakuru bamuvugaho ni mabi, aratukisha umurimo wawe, aratukisha izina ryawe. Hanyuma icyo gihe Imana niyo yonyine ifite icyo ikora, kuko mwuka w'Imana yamusanga ikamwereka ibya kamere n'ingeso ze ndetse n'imbuto mbi afite hanze, hanyuma agatangira kuba wenda yagarukira Imana kubera imbabazi zayo. Naho wowe rero uruhare rwawe si uguca imanza. Cyo nkubwira, amaraso ya Kristo niyo yonyine abasha kutweza, kuko atabaye amaraso ya Kristo nawe ubwawe uzisuzume. Niba utavuga amagambo menshi ugira ishyari, niba utagira ishyari usanga rimwe na rimwe ari hahandi nyine ushobora kuba ugira umujinya. Ijambo ry'Imana rivuga ati umujinya wanyu bwe kwirukira urakaye. Niba urakaye kanya uburakari, gira imbabazi. Ugasanga ibyo duhugurirwa byinshi, hari aho ugenda wisanga, nawe ukagenda ugira aho wisanga hadakwiriye. Wica imanza. Uyu munsi iki amadini yabaye menshi, cyangwa se amatorero, reka mbivuge gutyo, usanga umwe ahanganye n'undi, ugasanga umwe ntavuga n'undi rumwe ngo kubera ko yari umuntu uza, n'uyu akaba umuntu uza, uyu akaba umuntu uza caci, n'uyu akaba umuntu uza caci, uyu akaba umuntu uza caci, n'uyu akaba umuntu uza caci. Ugasanga abantu ntibumvikana, ugasanga ibindi byose yaragerageje, ariko hagati ye n'undi muntu imanza ni zose. Wimucira urubanza, kuko uyu munsi nta kindi kikweza, nawe nta kindi kimweza usibye amaraso ya Kristo. Hangaha uzasanga abantu bamwe na bamwe babana no muri korali, babana no muri groupe zitandukanye, kandi zo mu nzu y'Imana, aho twita mu nzu y'Imana. Ariko mbere ya byose uzanze gusobanukirwa ko inzu y'Imana cyangwa urusengero Imana ishima ishaka ni uwo mutima wawe. Hari igihe tuzagiriye tukajya twiga ibyo bita amasinagogi n'ibindi, kera byajyaga bikunda gukoreshwa na n'uyu munsi, ukamenya inzu y'Imana cyangwa se ingoro y'Imana ni iyihe. Ni wowe ugomba kumenya ko urusengero rw'Imana ugendana narwo, Imana yifuza gutura muri wowe. Hanyuma aho muhurira hitirirwa izina ry'Imana, inzu yitirirwa izina ry'Imana mubasha guhuriramo. Aho ngaho nibo hahurana bene so. Jambo ry'Imana ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, ariko ntago ari uguterana amagambo. Hari aho uzasanga korali badahuza, usanga hano hari muri church imwe harimo korali ebyiri, ariko usange zihanganye, usange zidahuza, zitavuga rumwe. None bazo tuvuga umwami aba bantu bakorera ninde? We mwami abantu bakorera, kandi usanga urukundo rwa benshi rwaracogoye. Iyabanoro samajamba kwiye nkagira n'ijwi nk'iry'abamarayika ngo nshobore guhisha imwe ryanje nk'uko byari bikwiriye. Ndagushimiye
barakoze cyane umuririmbyi arakoze cyane. Abaririmbyi hari indirimbo nyinshi abaririmbyi bagenda baririmba bahugura bagarukamo bavuga, ariko buri Imana ni Imana yo kuramywa, ni Imana yo gusingizwa, ni Imana yo guhabwa icyubahiro, iteka tukayizamurira icyubahiro tukavuga tuti dadi uri umubyeyi, dadi, hanyuma tukirinda kujya mu bindi byo gushaka guca imanza. Abantu bareke guca imanza. Niba nari mwene se ukamubona mu manyanga, ukamwumva mu manyanga, gira umutwaro umusengere, gira umutwaro umwinyingire, muhugure niba bishoboka. Dore ko hari abantu bagiye guhugura nawe akagenda afite kamere, akumva ko agiye guhugura umuntu ariko ugendanye na kamere yawe, nawe ugiye kumuhugura afite kamere ye, kuguhuza biragorana. Buriya no guhugura n'impano, ntabwo ari ibintu by'umuntu wese. Musengere, niba udashobora kumuhugura musengere, hanyuma Imana izabashigika. Imana ibamugisha, Imana ibageze ku rundi rwego, Imana ibakuze, Imana ibageze aho mukwiriye kugera kugira ngo tugere ku rugero rwiza rushimishije. Imana ibamugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Ndi mu buntu bwawe singekeranya, urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi zawe zinzana uri, wanyujuje ishimwe n'umunezero. Kukugira Yesu vyamaze inyota, wambereye intsinzi n'igitandara, mbe ninde yonkunda mu kubikora, nta nshuti nzobona ingana wewe, nta nshuti nzobona ingana wewe. y'umugambi ufitiye ubugingo bwanje, ndagushima Yesu kuzi ico ndiko